umugore w'umuhanzi Mugisha Benjamin cyangwa se uzwi ku izina rya The Ben yitwa Pamela Uwicyeza cyangwa ushaka kumwitema Maruna akoze agashya maze atungura abana bo mu kigo cy'ishuri cya Notre Dame de Citeaux maze abana abakomeza kugenda bishima. Uyu mumama ngira ngo kuva yabyara nibwo yagaragara mu ruhame by'umwihariko ari mu cyangwa se arimo kwenjoyinga kumwe n'abantu benshi batandukanye. Ngira ngo nyuma y'uko abyara abantu bagiye bamusura mu rugo bakaganira bakahuza urugwiro, ariko ntabwo yari yakagaragaye mu bantu benshi cyane. Pamela rero nkuko mu minsi ishize aherutse gushyira hanze amafoto, abantu benshi bagiye bibaza bavuga bati wow, aya mafoto ni meza, abandi bati byibura rwose, bati umugore usa nkaho afite amafaranga iyo abyaye ntabwo umenya icyabaye. Dore yuko hari ababyara bakabyibuha abandi bakabyara bakaba bahinduka, ariko we atahubwo wagira ngo aracyari umukobwa. Rero nyuma yaho noneho yaje gukorera abana surprise bo mu kigo cya Notre Dame de Citeaux maze agenda ajya kubasura, by'umwihariko agenda asabana nabo. Ni mu mpera z'umwaka aho abahanzi cyangwa se ibyamamare byinshi bigenda bisabana n'abana batandukanye bo mu bigo bitandukanye. Ahangaha turavuga nk'imiryango itegamiye kuri leta ifasha abana, nk'umuryango witwa Nufashwa yafasha nawo mu minsi ishize uherutse gusangira n'abana Noheli ndetse n'abandi ba star batandukanye. Ni byiza yuko mu minsi isoza umwaka abantu bahura bakaganira by'umwihariko n'abana abakiri batoya, kuko bitewe n'uko akenshi bakunda kuvuga yuko buriya umunsi wa Noheli buriya ngo n'uw'abana, kandi Noheli akenshi ngiba yaragenewe abana. Rero Pamela yaje gukora surprise maze nawe aratungurana ajya gusura abana ba Notre Dame de Citeaux maze baraganira bagirana urugwiro ndetse n'ibiganiro bigenda bibasha kuba byiza. Pamela bikunda kuvugwa yuko ari umwe mu bagore batuje bacishije bugufiya, abenshi bamuzi bavuga yuko yicisha bugufi, ikindi ngo buriya ntago yitwara nk'umugore w'umustar, ahubwo yitwara nk'umuntu rwose usanzwe, ngo buriya nta mahane agira. Nk'ikindi kintu abantu benshi bakunda kumuvugaho ngo nuko ari umwe mu bantu bazi kubana by'umwihariko basigasira ubushuti bwa kera, cyangwa se ngiyo mwabaye inshuti ntago ajya agutakaza. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yanyu yitwa Taratibu World, mu gace twita Taratibu Update, aho tugeza amakuru abagiye acicikana muri showbiz by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitwa Taratibu TV, Instagram, TikTok na Facebook zitwa Taratibu TV. Njye nitwa Yusufu, duhuriye muri comment.